Umuziki ni kimwe mu bintu bikundwa na benshi. Buri wese afite icyo awukundira bitewe n'injyana akunda, ariko burya umuziki ufite akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugiye kurebera hamwe imwe mu mimaro 5 y'umuziki mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyambere, umuziki ugabanya stress ndetse no kwiheba. Mu buzima bwacu bwa buri munsi duhura na byinshi bidutera stress, ibindi bikaduhangayikisha ndetse bikadutera kumva tudatuje. Mu guhangana nabyo, ikintu cyambere wagakoze ni ukumva umuziki utuje, ndetse byashoboka ukaba utarimo ibicurangisho cyangwa harimo bikeye, kugira ngo utwarwe n'amagambo yubatse iyo ndirimbo. Aha si byiza gukoresha indirimbo zirimo ingoma zidunda, ndetse ntabwo ari indirimbo zirebwa, nizumvwa gusa cyangwa se audio mu ndimi z'amahanga. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2007 bugaragaza ko utuma cortisol igabanya igipimo yarigezeho, nuko bigafasha mu kugabanya stress. Si ibyo gusa, kuko niba wababaye, warakaye se no kumva udatuje, umuziki utuje ni umuti mwiza. Aha ni wowe nyir'ubwite uhitamo ushaka, wumva ukunze kandi ukugwa ku nzoka. Niyo mpamvu tutavuga ngo uzumva indirimbo iyi niyi. Umumaro wa kabiri, umuziki ugabanya uburibwe. Iyo bigeze mu kugabanya uburibwe, usanga umuziki wihariye. Abahanga bavuga ko umuziki utuma harekurwa umusemburo wa dopamine, ukaba umusemburo utuma wumva uruhutse kandi wishimye. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2011 bugakorerwa ku bantu bari bamaze kubagwa, bwagaragaje ko kumva indirimbo kuri bo byatumaga nyuma yo kuva mu kinya batumva uburibwe kimwe n'abatawumvaga. Ubundi bwakozwe muri 2013 ku bantu barwaye indwara zo kuribwa mu ngingo n'imitsi, bwerekanye ko nabo byabagabanyirizaga uburibwe, bakumva baruhutse kandi kuribwa bikagenda. Ikindi gihe ni wumva uri kuribwa, aho kwihutira gufata aspirin cyangwa paracetamol ndetse na ibuprofene, uzafungure radio wiyumvira umuziki ukunda, ku kariro gake uzumva uburibwe bugiye. Umumaro wa gatatu, utuma ubudahangarwa bukora neza. Iyo uri kumva umubiri wawe wongera igipimo cya hemoglobine A, izwiho kugira uruhare mu gutuma uturemangingo dukora neza kandi umubiri ugahorana itoto. Ndetse si ukumva gusa, kuko no kuririmba uri kumwe n'abandi cyangwa se korari bizamura ibyiyumviro ndetse bikagabanya cortisol. Twabonye ko iyo izamutse bitera stress. Ibi mu kubikora, tangira wumva indirimbo ukunda, ugerageze kujya uyigana. Niba ufite abo mubana, ubasabe mufatanye kuririmba. Ibi bizakurinda indwara nyinshi kandi bituma ugira ubudahangarwa bufite ingufu. Umumaro wa 4, bifasha gukora siporo. Ibi by'abakora siporo muri gym tonic babizi kurusha abandi. Sibo gusa, kuko n'abakora siporo yo kwiruka dukunze kwita cross, iyo uyikoze uri kumva umuziki muri ekuteri ugera kure kurenza iyo utawumva. Hano ho rero biratandukanye, kuko ho bisaba kumva uvuduka kandi urimo ingoma cyangwa se beat nyinshi ku buryo uguha ritmu ugenderaho, mbese ukumva uri nko mu kinyenga. Akenshi muri gym tonic hifashishwa umuziki wo mu bwoko bwa techno, naho mu kwiruka ushobora kumva reggae cyangwa rock ariko idakabije. Ubushakashatsi bugaragaza ko kumva umuziki uri muri siporo byongera 15 ku gihe n'ingufu ukoresha iyo utawumvaga. Umumaro wa 5, umuziki wongera ubwenge kwibuka. Umuziki kandi ufasha umuntu kwibuka ibyahise kurenza utawumva. Nkuko twabibonye mbere, bituma umusemburo wa dopamine urekurwa ku bwinshi, nuko bigafasha mu kwiga ndetse no kwibuka. Ubushakashatsi bugaragaza ko iyo wiga uri kumva akaziki gatuje, bigufasha gufata mu mutwe vuba, gusa naho bigusaba kuba ubasha guha agaciro ibyo usoma kurenza ibyo uri kumva. Dushingiye kuri ibi byavuzwe, tukanareba uko ugenda utera imbere no kukoreshwa hanyuranye, nta kabuza koko umuziki ni kimwe mu bigize ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nawe se, turirimba dushingira, tukaririmba dushyingura, turirimba dusenga, tukaririmba dusengera, mu matora no mu matorero turaririmba, abana n'abakuru turaririmba, mbese nta na hamwe tutasanga ukoreshwa. Mu mico yose, mu ndimi zose, amoko yose turaririmba. Umuziki utuma isanzure rigira roho, ibitekerezo bikagira amababa, gutekereza kukaguruka, ugatuma ubuzima na buri kimwe kibaho neza. Ibi ni ibyavuzwe n'umuhanga witwa Plato, akaba umucurabwenge w'umugereki wabayeho kera cyane.
siwe wenyine kuko ni igihangange muri reggae. Bob Marley yavuze ati iyo umuziki ugukoze ku mutima nta buribwe uba ucyumva namba. Mu gusoza iki cyegeranyo tubonye ko umuziki ari umuti ku bintu byinshi kandi si umuti ugurwa amafaranga menshi, kuko niyo wagura memory card ugashyira muri telefone wajya wiyumvira uwo ukunda wose igihe uwukenereye. Gusa ukibuka ko imiziki iri amoko menshi, bityo ukamenya ujyanye na siporo, ujyanye no kurya, kuryama, uruhuka n'ibindi binyuranye udufashamo. Waba muto, waba mukuru, umugabo cyangwa umugore, umuziki ni mwiza kandi ku rugero rukwiriye.